Reka dukomeze n'icyigisho cyacu rero ni Impundu Sophia nk'uko bisanzwe. Twari tugeze ku mitsima 3 ivugwa mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 5, waho umuntu yagiye gusenga amenye ko yatewe atabaza ngo maze akagenda asaba imitsima 3. Hanyuma rero Yesu yaravuze ngo yavuze uburyo ijuru ryakira amasengesho y'umuntu usenga nk'uko bikwiye. Aravuga ku murongo wa 7, aravuga ngo uwo mu nzu, ukuvuga uwo mu nzu cyangwa se iyo nshuti umunyamasengesho aje agana ariyo Yesu, ngo ntabwo bishoboka yuko yamwirukana cyangwa se ngo amuhakanire ngo amubwire ngo taha namaze kugarira ndaryamye, ngo ndetse ngo n'abana banjye baryamye. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Yesu atagutabaye abasha kugutabara ubwe. Ntabwo bishoboka yuko akubwira ngo naryamye ntabwo ngusubiza, ntaryama ntasinzira ntawunikira, ngo ndetse atikoreye ubwe, ngo nta nubwo yabura n'abana be, ngo ntabwo yavuga ngo naryamye nugariye ngo n'abana banjye nabo nuko. Imana ishimwe yuko ijya yikorera y'ubwayo cyangwa se igakoresha abana bayo mu kudutabara. Icyo gituma jya kumva umuntu mu buhamya bwe aravuze ati narasenze mfite icyifuzo kingoye, hanyuma Imana ikoresha umuntu runaka, ikoresha uyu n'uyu, hanyuma Imana intumaho umuntu wayo gutya na gutya. Haleluya! Ni ukubera yuko Yesu ngo ntabwo bishoboka yuko yaryama ngo aryamishe n'abana be, hanyuma ngo umunyamasengesho nasenga amubwira ati naryamye nugariye n'abana banjye. Oya, ahubwo yabyuka akamuha ibyo asaba byose cyangwa se akabyutsa n'abana be. Rimwe Yesu azikorera ubwe, ndetse akenshi cyonzi igikunze kubaho no kuzabona akoresheje abantu. Uzabona akoresheje mwene so, ubona akoresheje umuntu runaka agusubiza. Niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo naryama ngo nugarire ngo n'abana banjye bugarire, hanyuma umunyamasengesho naza amubwire ngo ntabwo mbyutse ngo ntabwo nshobora kubyuka ngo nguhe imitsima 3. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza, ahubwo azabyuka amuhe ibyo asaba byose. Arangije rero aradutumira, aratwemvita twebwe, aratubwira ati namwe rero ndababwira, nawe mwene data uri mu gicuku, nawe uruhijwe mu buryo runaka ufite ibyo gusengera, umva ko Yesu akubwira ngo arakubwira ngo nawe ngwino wibyicarana ngo wigunge ubone nta kindi ukwiye gukora, ahubwo haguruka usenge. Mu gusenga ushake mu maso h'Imana, uhaguruke mu buryo bujyanye no kwizera kwawe, ushake Yesu, umukomangire, umubwire byawe, umubwire byose. Muririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ngo umubwire ibikubabaza, hanyuma ngo umubwire n'ibigutera. Ntabwo ukwiye kwicara ngo usinzire wiyorose kandi ubona waratewe, ubona umuntu wa kera, ubona kamere yawe yo mu byaha yarakugarukanye. Nuyicarana ukayizingitirana ukumva nta kindi ukwiriye gukora, izakura ngo iratwita ikabyara icyaha, ngo icyaha kigatwita kikabyara urupfu, izaguma aho ngaho. Ndetse Yesu yaravuze ngo nk'uko nahoze nkubwira ngo ihamagara izindi 7 zirusha kuba mbi, maze ibya nyuma byawe bikarusha ibya mbere kuba bibi. Wikwicarana ako gahinda kakugarukanye, wikwicarana uko kubeshya kwakugarukanye, wikwicarana iryo rari ryongeye kugutera kuko waratewe. Ahubwo haguruka ujye gutabaza, ubwire Yesu byose, umubwire uti ya nshuti yanjye ya kera yo mu byaha yampingutseho, impingukaho ndi mu bihe bibi, ndi mu gicuku, none simfite ukuntu nabigenza, simfite icyo nkora, none ntabara. Ni ukuri wazabyuka akurengere kandi vuba.
nakubwiraga nti wiryama kandi waratewe, witerera iyo ngiyo, ahubwo tabaza. Kandi mu gutabaza ntusabe bikeya, usabe byinshi. Usabe imitsima 3, usabire umwuka wawe, usabire ubugingo bwawe, ndetse usabire n'umubiri, kuko byose bikwiye gutabarwa. Ibice byose bikugize bikwiriye kurindwa no gutabarwa. Imana igufashe kandi umwami wacu akugirire neza cyane. Yesu rero aragutumira aravuga ati nawe rero ati uzaze usabe uzahabwa. Iyi mitsima 3 ntabwo iboneka kimwe. Muri iki gice cy'umunsi turareba ukuntu yose iboneka. Umutsima w'umwuka, umutsima w'ubugingo, umutsima w'umubiri ntabwo biboneka kimwe, ahubwo buri mutsima ugira uko uboneka. Interuro ya mbere, Yesu ku murongo wa 9 yaravuze ati nanjye ndababwira ni umutsima wa mbere musabe muzawuhabwa, umutsima wa kabiri mu bushake muzawubona, hanyuma umutsima wa 3 ubuhari ariko uri ahantu hakinze mujye mugenda muhakomange hazakinguka. Musabe muzahabwa. Mu gice cy'umuntu kibika cyangwa se kibamo impano z'umwuka wera, impano z'umwuka wera kugira ngo tuzibone nuko tuzisaba, turazisaba. Yesu yabivuze kuri uno murongo wa 13 avuga ngo so mu ijuru azarushaho guha umwuka wera abamumusabye. Umwuka wera urasabwa. Ukeneye impano z'umwuka wera urazisaba, kandi rwose uri umukristo, uri umugenzi ujya mu ijuru, ukwiye kugira impano z'umwuka wera. Mbese kuki wakena impano z'umwuka wera? Mbese ntukeneye kumva ijwi ry'Imana? Mbese ntukeneye impano yo kwirukana abadayimoni? Mbese ntukeneye impano yo kugabura ijambo ry'Imana? Mbese ntukeneye impano yo kurobanura imyuka? Mbese ntukeneye impano y'ubuhanuzi, yo kurota no gusobanukirwa no gusobanura inzozi? Mbese ntukeneye impano z'umwuka wera? Turazikeneye. Ni ngombwa ko umukristo cyangwa se umugenzi ujya mu ijuru aba afite umwuka wera ndetse n'impano zikorera muri we. Kuki wahora ushakisha abanyempano? Kuki wagira ubute bwo gusaba impano z'umwuka wera? Nyamara ijambo ry'Imana ryaguhaye ikaze riravuga ngo uzisabe uzazihabwa. Kuki wahora wibaza impamvu y'ibiriho, impamvu y'ibiba? Kuki wakena impano z'umwuka wera kandi ukwiye kuzigira? Aho gushira ubute ngo usabe impano z'umwuka wera, usabe kubatizwa mu mwuka wera, ugire n'impano z'uwo mwuka, ahubwo ugahora ushaka abandi banyempano bazifite. Kandi ngo uwo mwuka ngo nuwo abantu bose bazizera izina rya Yesu. Nawe uzifiteho uburenganzira. Ndagusaba rero kandi ndakwingingira Imana kugira ngo igutungishe impano z'umwuka wera, uzigire muri wowe, zibe muri wowe, n'iz'umumaro. Ni ngombwa, zirakwiriye, zikwiye kuba mu itorero, zikwiye kuba mu bantu b'Imana. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Mwene data, impano urazikeneye kugira ngo zikugirire umumaro wowe ubwawe, zigirire umumaro umuryango wawe, zigirire umumaro itorero usengeramo, zigirire umumaro igihugu cyawe ndetse n'isi. Ukwiriye kugira impano z'umwuka wera. Ntabwo bikwiye yuko wajya uhora ushaka abanyempano ngo wumve icyo Imana ivuga, ahubwo nawe ukwiye kugira impano z'umwuka wera. Imana igufashe. Mbese hari ubwo wigeze utekereza gusenga usaba Imana ngo iguhe impano z'umwuka wera, iguhe umwuka wera? Kuko Yesu yavuze ngo data ntazabura guha umwuka wera abamumusaba. Umwuka wera umubona kuko wamusabye. Wasenze ukamusaba Imana, ugasenga ugashira ubute ntugire ubute. Imana igufashe, umwuka wera kumurikire,
kugira ngo usabe impano z'umwuka wera ni nziza kandi ni ngombwa, kubera umwuka w'ubuyobe ubaho abantu bagenda bazinuka ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi ni ngombwa. Bwungura umuntu, umenyekanisha ibintu bitari kumenyekana, bwungura itorero. Imana igufashe kandi gutungisha mu gice cyawe cy'umwuka, igutungisha impano z'umwuka wera. Imana iguha umugisha. Tuzakomeza ubutaha.